ubayeho utishimye? Waba ubayeho ugira agahinda utazi aho gaturutse? Waba ufite inshuti se ihora itishimye, ihora yibaza ibibazo byinshi ukabona irahangayitse? Iki kiganiro gitoya tugiye kugirana kiragufasha kumenya bikeya mu bisubizo by'ibi bibazo. Gusa niba utarakora subscribe, iyi ni Mushatsi TV, ntiwibagirwe gukora subscribe kuko tubafitiye ibyiza byinshi. Bimwe mu bituma umuntu abaho atishimye cyangwa ahorana agahinda atazi aho gaturuka harimo gukomereka. Gukomereka, ushobora gukomereka mu buryo bwo ku mubiri no gukomereka ku mutima. Ahangaha ku mubiri ni igihe wahuye n'ikintu kigukomeretsa kikagusigira igisebe cyangwa ububabare, ariko bishobora kugaragarira buri wese ku buryo niyo wazivuza wazasigarana inkovu izagaragarira umuntu. Gukomereka ku mutima rero byo ni igihe wanyuze mu bihe bikomeye, wabwiwe amagambo ababaje cyangwa wabonye ibintu bibi. Nta gikomere wabonye, nta gikomere ufite ku mubiri, nta nkovu, ariko mu mutima wawe ukumva nta mahoro ufite, ukumva nta byishimo ufite. Ahangaha rero ibyo bintu wabonye cyangwa wumvise, buri gihe iyo ubyibutse wumva ugize agahinda, ukumva ntiwishimye, ukumva ushaka kuba wenyine, ukumva mbese muri wowe urabangamiwe. Uku gukomereka k'umutima niko turatindaho cyane, kuko niko gutuma umuntu atishima cyane cyangwa agahorana agahinda akigunga. Niko turi butindeho muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ibice rero byo gukomereka ku mutima niho turi kureba. Hari ibikomere wakiriye, hari ibyo udashaka gutekerezaho. Ibi ni bya bikomere wumva nawe ubwawe byarakurenze, udashaka ko bigaruka mu ntekerezo zawe. Gusa ibi bikomere udashaka gutekerezaho ni bibi cyane, kuko igihe bikugarutsemo uba wumva wahita ufata umwanzuro mubi. Nibwo usanga abantu biyahuye, ugasanga niba ukimwibukije afashe ikintu kimuri iruhande aragukubise, aragukomerekeje. Ibi bikomere udashaka gutekerezaho ni bibi cyane. Noneho hari ibikomere byakugize imbata. Ibikomere byakugize imbata, ahangaha ni cya gihe uzajya gutanga urugero, ugakoresha urugero rwa cya kintu cyagukomerekeje. Umuntu yakugira inama ugakoresha urugero rw'ikintu cyagukomerekeje, mbese ubuzima bwawe bwose bukaba bwubakiye kuri cya kintu kibi wabonye cyangwa waciyemo. Hari impamvu rero nyinshi zo gukomereka zitandukanye. Izi mpamvu kuzimenya ni ukugira ngo nuhura n'igikomere, nuhura nazo uzamenye uburyo wazivamo bitagusigiye igikomere kandi udakomerekeje n'abandi. Impamvu ya mbere ni ugutotezwa. Urugero, niba waravutse uri umukobwa kandi ababyeyi bawe barashakaga umuhungu, ahangaha bakazajya bahora bakubwira nabi. Ubundi wavutse uri igikobwa, ushaka iki, kuki utagumye iyo wavuye? Amagambo nk'aya ngaya ashobora kugukomeretsa cyane, ukumva uriyanze, ukumva nawe uriho utariho. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma umuntu akomereka ni ugupfusha umuntu akunda kandi bitunguranye. Tuvuge niba upfushije umuntu mu mpanuka, bishobora kugukomeretsa, ukazajya uhora ubyibuka, ukumva ugize agahinda, ukumva ntiwishimye, ukumva urabangamiwe cyane. Ikindi ni ukwamburwa umutungo wawe bitunguranye. Ahangaha tuvuga urugero, niba warapfushije ababyeyi bawe ukayibura, ibi ngibi nabyo bizajya biratuma ugira intimba, ugira agahinda kenshi, wumve uriyanze nawe ubwawe. Ikindi ni ukubona ubugizi bwa nabi. Tuvuga urugero, niba warabonye ahantu bicana, ushobora kuzajya ubyibuka ukumva birakubabaje, biranakubangamiye cyane. Ikindi ni ukuburira ibyawe mu mpanuka, kandi ahangaha ukabibura wenyine. Tuvuge niba mwarahinze ibigori ku musozi wose, umurima wawe, amazi akaza akawutwara wenyine, ugasigara ari wowe udafite icyo kurya. Abandi hirya no hino barejeje, ariko wowe amazi yarabitwaye. Ibi ngibi uzajya ubyibuka, wumve agahinda karakwishe, wumve wahuye n'umwaku, niko navuga. Ikindi ni ugutakaza urugingo rw'umubiri wawe. Tuvuge wacitse ukuboko se, wacitse akaguru, ariko ahangaha ukomereka cyane iyo ubaye muri sosiyete, noneho ihora ikubwira wakamugawe,
dore uko umeze ntumeze nk'abandi. Iyo watakaje urugingo rw'umubiri ukabona abantu bagukunze bakufata nk'umuntu, nta kibazo ushobora kugira. Ariko iyo ubanye n'abantu bakubwira bati ntacyo uri cyo, dore uko ameze, ahangaha urakomereka. Ikindi ni ukuvukana cyangwa kwandura indwara zidakira utabigizemo uruhare. Nk'umuntu wavukanye indwara y'ubwandu wenda idakira, arabitekereza ati se kuki byambayeho, kuki ari njye byagenze gutya, kumva nyine nawe arababaye, akumva ntashaka kujya mu bandi bantu. Ikindi ni ugukorerwa ikintu kibi n'umuntu wizera. Tuvuga ahangaha urugero, niba wizera nka papa wawe cyane akagufata ku ngufu, aho ngaho uzumva nawe umwanzi, utakaza ibyishimo, ugira agahinda, ubuzima bwawe bugusharirire. Ikindi ni uguhemukirwa mu rukundo. Tuvuge niba umugabo yaraguciye inyuma cyangwa umugore yaraguciye inyuma, ahangaha bizajya bikuzamo wumve urababaye cyane. Ikindi, indi mpamvu ishobora gutera gukomereka ni ukuba warigeze gukira nyuma ukaza gukena, ariko noneho wakena ugahura n'abantu babi. Abantu babi ni ba bandi bazakwita amazina akojeje isoni, aho unyuze bakakwita umuhanya, umuhirimbiri, umutindi, umudirigi, umusongareri n'andi mazina akojeje isoni. Nawe nyine ukumva agahinda karakwishe, watekereza ukuntu wakennye, watekereza amazina bari kukwita, ukumva nyine urababaye. Ikindi gishobora gutuma ukomereka ni imiterere ya kamere kwa ukuntu uteye, ukuntu waremwe. Hari umuntu ukundwa cyane, hari n'uwangwa muri sosiyete pe, ugasanga nta kibi yakoze, ariko ahageze hose bakamwanga. Igihe yanzwe cyane rero azajya abitekerezaho yumve agahinda karamwishe. Tuvuge nk'umwana ku ishuri bita amazina menshi, tuvuge niba waravutse wifitiye umutwe bakakwita rutwe, bakakwita ruhara, amazina nk'ayo ngayo nyine akojeje isoni kandi akomeretse. Izo zari impamvu zo gukomereka. Noneho umuntu wakomeretse uzamumenya ute, cyangwa se niba nawe warakomeretse uzimenya ute? Bimwe mu bimenyetso biranga gukomereka, icya mbere ni uguhora wikanga ubusa, ukikanga nyine ibintu nawe ubona bitagakwiriye kugukanga. Tuvuge urugero, niba uri kugenda igicucucucu cyawe wakibona ukikanga ko ari umuntu ugukurikiye ugiye kugutera icyuma, ukashobora no kwitura hasi. Guhora wikanga, nujya ubibona uzajya umenya yuko wakomeretse. Ikindi ni uguhora wipfobya. Umuntu yakubwira ati wakoze neza, ukavuga uti nanjye se nakora neza, nanjye se nabishobora. Guhora wipfobya akenshi n'ibimenyetso by'uko wakomeretse. Ikindi ni ukwishinja ibyabaye byose, ukumva nyine ikintu cyabaye, ukumva ikintu kibi byose ni amakosa yawe, bitewe n'ikintu wigeze gukora kera cyangwa wanyuzemo cyagukomerekeje. Ikindi ni ukwiyahuza amasengesho y'urutoto kandi nta ntego muri wowe ufite. Ukabona umuntu ahora yiyiriza, wamubaza uri gusengera iki, ntabe yakikubwira. Nyine akumva muri we agomba gusenga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, nta kindi kintu akora. Igihe asenga afite n'ibindi bintu akora ni byiza, ariko hari umuntu ukomereka ugasanga arasenga nicyo kintu cyonyine kimurimo, nta wundi murimo akora. Niba afite abana ntabitaho, niba afite umugabo ntamwitaho, niba afite umugore ntamwitaho, ugasanga nyine nicyo cyonyine ashize imbere. Ikindi ni ukwishora mu biyobyabwenge. Ahangaha ugasanga uri kuvuga uti ninywa itabi nibwo ndibagirwa ikintu cyambayeho. Indi mpamvu yo gukomereka ni uguhora ucecetse cyangwa ukagira amagambo y'urucantege. Ugasanga umuntu ntavuga, noneho yajya no kukubwira ijambo, kumva nyine ni ijambo riguciye intege, ukumva nawe ubwe rimuciye intege, ukumva nta cyizere yifitiye. Ibingibi nabyo ni ikimenyetso cy'uko wakomeretse. Ikindi ni ukumva wanze abantu bose, ukumva nta muntu muri wowe ukunze, ukumva nyine niba umuntu umwe yaraguhemukiye bikagukomeretsa, ukumva abantu bose ni babi, ukumva nta mubyeyi, nta muvandimwe, nta mwana, nta mugabo, nta mugore, ukumva nyine nta muntu n'umwe wizeye, ukumva bose urabanze. Kwivana mu bikomere rero ukeneye umuntu ugufasha, uzabwira ibibazo byawe akaba yakuba hafi akakugira inama. Ariko uyu muntu nujya kumuhitamo birasaba kuzabanza washishoza, kuko uhisemo nabi wakomereka noneho kurushaho. Tugiye kureba uburyo wabana n'ibintu byagukomerekeje. Ibintu
byakubabaje, amateka mabi wagize yakubabaje. Tugiye kureba uburyo ki wabana nabyo ugakomeza ubuzima bwawe nta bibazo byinshi uhuye nabyo. Icya mbere ni ukwiyunga n'amateka yawe, warangiza kwiyunga nayo ukigirira icyizere, ukavuga uti ok, ibi byarabaye, none se niba byarabaye, niba narabuze, tuvuge urugero, niba ibintu byanjye byaranyazwe, noneho nzaguma ndi umutindi, ukavuga uti ngomba nanjye kwerekana ko hari icyo nshoboye. Ukiyunga n'amateka yawe, niba byarabaye, noneho nkwiriye gukora iki kugira ngo ejo hazaza hanjye habe heza. Ikindi ni ukwivanaho, kwiyaturiraho ibintu bibi. Hari umuntu uhura n'ibikomere akazajya avuga ati n'ubundi ningerageza gukora ikintu biragenda nk'uko byagenze mbere. Ntabwo rero ukwiriye guhora wiyaturiraho ibintu bibi, ahubwo ugomba kuvuga uti noneho ndakora neza kurusha uko nakoze mbere, ibintu biragenda neza kurusha uko byagenze mbere. Ikindi ni ukureka kwiringira ibintu bishobora ahubwo kukwangiriza kurusha uko wari umeze. Ibi bintu rero harimo kureka kwiyahuza ibiyobyabwenge. Ikindi ukareka guhungira ahantu habi. Tuvuge urugero, niba muri sosiyete ubayemo bakwanga, ukavuga uti noneho nzajya ndara mu kabyiniro. Ahangaha ndatekereza nta kintu hagufasha buri munsi. Tugiye kureba noneho uko wakira ibikomere byawe. Aho twari turangije kubona ni uko wabana nabyo, ariko kubana nabyo ntabwo bihagije, ahubwo ugerageje ugakira ibikomere byawe nicyo cyaba ari cyiza kurushaho. Tugiye kureba rero uko wakira ibikomere byawe. Ahangaha ni ukwiyubakamo urukundo nyakuri, kwizera no gushobora kwifatira umwanzuro no kubabarira. Nuba washoboye ibi bintu, uzakira bya bikomere byawe kandi uzaba n'umugabo wo gufasha ababiciyemo. Ahangaha nugira urukundo nyakuri, uzumva nawe ubwawe wikunze, uvuga uti ndashoboye, hari icyo nageraho. Uzumva nyine wikunze mu mutima wawe, hanyuma rwa rukundo ubone kuruha abandi. Kwiyizera, uzumva yuko ushobora gukora ikintu cyaguteza imbere, ukifatira umwanzuro muzima, atari kwa kundi umuntu azagufatira umwanzuro narangiza naba atakigufasha wumve ukomeretse. Ikindi, kubabarira nabyo biri mu bintu by'ingenzi cyane byagufasha gukira ibikomere. Abantu benshi baravuga bati se nababarira nta muntu wansabye imbabazi? Birashoboka cyane rwose. Ahangaha kubabarira, akenshi uwo wababariye ntabwo ari we bizagirira akamaro, ahubwo kubabarira wowe wababariye, uzumva ubohotse mu mutima, wumve ugaruye ibyishimo, wumve ugaruye urukundo rwawe wari ufitiye abantu. Ikindi kintu gishobora kugufasha gukira ibikomere ni ukumva ko udakwiriye gutungurwa n'ikintu kibi, cyane ko turi mu isi irimo ibintu bibi, irimo ibibabaza, irimo abantu babi. Rero igihe cyose wumva ko nta muntu wakubabaza ngo bikubabaze cyane, ibikomere byawe bizakira. Intambwe rero zo gukira ibikomere. Igihe wakomeretse, birumvikana ni byinshi bikomeretsa umuntu bishobora kubabaza umuntu, ariko hari intambwe nyinshi zitandukanye z'uko wakira ibikomere igihe ubifite. Intambwe ya mbere ni ukumenya no kumva neza no kwemera ko wakomeretse. Ahangaha abantu benshi iyi ntambwe irabagora, ukumva umuntu yakubwira ati nyamara bimeze bitya, warakomeretse muri ubu buryo, nta mahoro ufite, ugahita umubwira nabi. Ariko burya iyo wamenye ko wakomeretse ukabyemera kandi ukabyakira, uba uri gutera intambwe yo kuva muri bya bikomere. Intambwe ya kabiri ni ukuva kuri wowe ubwawe ukareba no ku bandi bakomeretse cyangwa impamvu yabiteye. Ahangaha hari igihe umuntu akomereka akishinja amakosa ubuzima bwe bwose, ariko vuga uti ese niba narakomeretse byatewe n'iki? Umuntu wankomerekeje se yarabigambiriye? Byari impanuka? Byari bimeze biti? Ahangaha ikindi ugomba kurebaho, ugomba kuvuga uti muri sosiyete se ni njye njyenyine wakomeretse se nawe yirirwa yigunze nta byishimo agira? Nyine ukagerageza ukifatiraho urugero ukarufatira no ku bandi. Ikindi ni ugushaka aho
gusuka ibyagukomerekeje. Niba ufite umuntu w'umujyanama aho utuye, ushobora kugenda akakugira inama, ukamubwira ibyagukomerekeje akakugira inama. Ushobora gushaka inshuti, ushobora kwisunga se umuntu aba banyamadini baba barabyize. Abo bose rero ushobora kugenda ukababwira ibyabagukomerekeje bikagufasha, ukumva urabohotse nyine muri wowe. Umwanzuro rero twatanga ku muntu wakomeretse ni uko gukira ibikomere bishoboka, kandi ukizera yuko ikintu cyose gishobora guhinduka. Icyiza gihinduka ikibi, n'ikibi gihinduka cyiza. Ariko ahangaha niba warakomeretse, ntabwo wakwizera ko ibintu byose bizajya bihinduka bibi gusa, ahubwo jya wizera yuko ibintu bishobora guhinduka neza. Niba warabaye mu buzima bushaririye mbere, ukizera yuko ushobora kuba wishimye, ukabaho mu buzima bw'umudendezo, kubaho ubuzima bugushimishije. Dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi rero. Niba wagikunze, ntibibagirwe gukora sheya, usangiza inshuti zawe n'abavandimwe, kandi watugira n'inama muri komenti, cyangwa ukatubwira icyo ubutaha tuzavugaho kugira ngo dukomeze tubane neza. Murakoze cyane.